rimwe na rimwe twe nk'abapasiteri twakicaye hamwe ahubwo twe tukagira aho twihanira kurenza ko yaba bibona. Bishatse kuvuga ngo ku gihare cyane nabonaga ashaka kuvuga yuko ibyo nkina ari ibigaragara wenda mu bapasiteri. Bishop Gafaranga twavuga yuko wenda hari abakebura, ariko njye ntabwo nabyita ko ari ugukebura, ahubwo nabyita yuko ari ukurengera cyangwa kujya kubangamira abakozi b'Imana. Ariko hari komedi nyina nkora wenda nk'abantu televrase zo gukora abakobwa ku mabere, sigaye numva ku Gisenyi ho hari n'uwazikoze imyaka 11 we anarya umwana wo kwa diakone. Ubu iyo winjize nka miliyoni 5 urayafata ukashyira Bishop Rugamba. Genda guhanuriye Gafaranga jya ugitanga kuva ku wa mbere, burya iyo ujya ubona igihe cyo gutanga icya 10 kigeze ukabona burya haje ibibazo ujya umenya ngo nabazimu. Yes, tubaye ikaze mwese mukurikiranye ibiganiro bica kuri NFTV. Twababwiye ko tuzatubazanira abantu mukeneye, abantu mwifuza. Uyu munsi rero turi kumwe kampere iruhande rwanjye bagenda bibwira. Nitwa Rukundo Charles Jenan, nkaba ndi CEO wa Best Word Link Group. Yongereho ni numukiristu, nanone ndi kumwe na Bishop Gafaranga. Njyewe nkuko nabibabwiye ndi CEO wa company yitwa Best Word Link Group. Dukora amaserivisi atandukanye, ariko ndaza kwibanda kuyo gufasha abana kujya kwiga hanze. Tukagira n'ibyo bita SMS bulk, tukagira n'icyo bita marketing and advertising, cyangwa kwamamaza ibikorwa bya company cyangwa ubucuruzi bw'abantu batandukanye. Naho njyewe ndi umucuruzi inkweto hano ku Mutara uko bisanzwe, ariko nkaba ndi n'umukomedi. Okay, turagenda ku gahunda isanzwe. Abantu benshi bakunze kuvuga Bishop Gafaranga ubangamira abapasiteri cyane. Hari uwo tuherutse gukoresha interview bamwita Zigira inshuti, aravuga ati buriya Bishop Gafaranga arimo aravuga ibyo atavuze kera, wumva ko abangamiwe. We nta mbogamizi ubona kuba wenda bizaguteranya n'abapasiteri? So ngira ngo nanjye narakirebye icyo kiganiro mwakoze, ngira ngo we nawe, ariko amagambo ye narayakurikiranye, sanga na amagambo nakita ko na amagambo nge meza yakoresheje. Nta nikosa nyabonamo na ritoya, kuko yaravuze ngo ibyo akina, kuko ntago ndi bujye kuri kote ndende, ndajya kubyo yavuze wenda nahaye n'agaciro. Ibyo akina rimwe na rimwe twe nk'abapasiteri twakicaye hamwe ahubwo twe tukagira aho twihanira kurenza ko yaba bibona. Bishatse kuvuga ngo ku gihare cyane nabonaga ashaka kuvuga yuko ibyo nkina ari ibigaragara wenda mu bapasiteri. Ubundi birukina bibaho. So njye ndi umuhanzi, kandi burya umuhanzi utaririmbira abahetsi cyangwa se abapfa, uririmbira abazima, abaririmbira ibintu nyine bijyanye n'ubuzima bwabo, bishobora kuba bizaba cyangwa se byarabaye cyangwa se binariho. Bivuge ngo rero njye muri aka kanya nk'umuhanzi, iyo mpanga buri muntu wese yikuramo iki, kuko mpanga ibintu bitandukanye. Bishobora kuba hari ubona bibaho, hari n'utabona ko bibaho, ariko bose babyakira mu buryo bose ndabafata nkumva ntacyo bitwaye. Charles, ujya ubona ibihangano bya Bishop Gafaranga hari ahantu bavuga negative z'abapasiteri cya Bishop, wowe bibona? Njye ku ruhande rwanjye mbibona mu buryo butari bwiza, kubera ko Bishop Gafaranga twavuga yuko wenda hari abakebura, ariko njye ntabwo nabyita ko ari ugukebura, ahubwo nabyita yuko ari ukurengera cyangwa kujya kubangamira abakozi b'Imana. Iyo bavuze ngo abantu batange mu rusengero cyangwa abantu batanga icya 10 n'amaturo, njye mba nshyigikiye icyanditswe kiri muri Maraki, kivuga ngo mugomba kuzana ibya 10 n'amaturo mu nzu yanjye kugira ngo mugomorerwe imigisha. Niyo mpamvu ngiye rero nshyigikira icyo cyanditswe, nitaye ku byo babagabo cyangwa babantu babashyizweho cyangwa bagendeyeho kugira ngo bakore umurimo w'Imana. Harimo abatandukira, ariko ntago ari bose. Niyo mpamvu rero ngiye ku ruhande rwanjye ntago nshyigikira ibyo Bishop Gafaranga avuga. Nta mahirwe turi kumwe nawe. Ese ibiri uvuga byo kudatanga icya 10, ubundi icya 10 kuri we ni? So wenda bereye kuri no muvandimwe, abantu ngira ngo benshi barabizi, nge ubwanjye ndi umukristo, nanjye ubwanjye mfite aho sengera,
so nkagira n'izindi nshingano nkora mu rusengero. Bivuga ngo ntago ndi umuntu utazi ibya gikristo cyangwa se urwanya Imana cyangwa se icya cumi n'amaturo, n'abantu babyumve neza, wenda nababyumve neza. Ntekereza ko muri komedi zose mfite nta n'imwe ibuza abantu gutanga icya cumi, habe n'imwe. Icyongeraho nta n'indi komedi ifite irwanya abakozi b'Imana. Nge mfite komedi irwanya ba Gafaranga cyangwa se wenda ivuga kuri ba Gafaranga kandi mu gihugu Bishop Gafaranga n'umwe ningi. Nanasora abanyarwanda se ko bisigaye mbona abantu hari abantu ba pirata cyangwa se banyibira izina. Uko nge nkina nk'umubishop w'umuheheshi ni izina character, ni izina ry'umuhanzi, ntago nge ndi bishop nyawe. Ariko hari komedi nyina nkora wenda nk'abantu televrase zo gukora abakobwa ku mabere, sigaye numva ku Gisenyi ho hari n'uwazikoze imyaka 11 we anarya umwana wo kwa diakone, kandi we ntago yari Gafaranga. So bishatse kuvuga ngo ngewe riri izina afite ntago ari rirwanya umurimo w'Imana cyangwa abakozi b'Imana, ariko umuntu umeze nka Gafaranga wo avuze ko umeze nkanjye, we mwanya wo kumurwanya wenda ngiye tunahuye namubwira ibindi birenze ibyo wenda nkina duhuye amaso ku maso. Kuko icyambere cyo cyacuma avuze nanjye ndagishyigikira, ariko se cyane n'amaturo ndabitanga, ariko ikibazo ndabiha umuntu umeze gute? Ndabiha Gafaranga. Abapasiteri bose baba bakeneye ko bahabwa amafaranga mu byo winjijeho bayahabwa, ntago ari bose, ntago abapasiteri bose ngomba kubaha cya cumi n'amaturo. Hari abagenewe kugihabwa kuri ngewe. Ni umupasiteri wabisigiwe, kandi ikindi cyongeraho ngewe numva kari inyangamugayo, kuko icya cumi rega ndabizi neza ubu tuvugana rwose ngitanga ntago kiri mu bintu bizanjyana mu ijuru. Avuze ko icya cumi agomba kugiha inyangamugayo, kandi ngo ntago ari cyo kizajyana umuntu mu ijuru. Nkowe nk'umukristo hari ikintu ubibonamo? Ngiye ku ruhande rwanjye numva yuko icyo itegeko ry'Imana rivuga umuntu yakabaye agishyira mu bikorwa, wa wundi waba ari uw'inyangamugayo cyangwa atari inyangamugayo akazabazwa ibye. Ngiye niko nekereza iyo angire twakabaye tureberamo, kubera ko tugiye kureba kuzana igipimo cy'ubunyangamugayo twasanga mu by'ukuri abenshi muri bo hari abatari inyangamugayo. Ariko nyamara buriya amaturo cyangwa ibindi bintu ibyo ari byo byose bitangwa mu rusengero rw'Imana, numva umuntu yakabaye abitanga yerekeje umutima avuga yuko ari Imana arimo arashengerera cyangwa arimo araturira, atari ukuvuga ngo arajya gutura Bishop Gafaranga cyangwa Bishop runaka cyangwa umukozi w'Imana uwo ari we wese. Noneho we wa wundi utabikoresha neza akagibwaho urubanza ku giti cye. Wa mugani Gafara, ubwirwa n'iki? Uvuze ko utanga icya cumi, ubwirwa n'iki nyangamugayo bundi wo? So bundi biravango mu minsi y'imperuka hazaba abahanuzi b'ibinyoma n'ababwiriza butumwa b'ibinyoma. Iriya jambo ntago ryabwiraga abahanuzi, ryabwiraga abakristo muri rusange. Yego, hari ijambo nasomye ry'umugabo watambye umwana we agira ngo yagiye ku rugamba, aravuga ati ninditsinda, ndumva nibagiwe umurongo, ariko abakristo badukurikiye bareta bawumva ngo nitsindura urugamba Mana, ikintu uzasanga cyose mu mbuga ndi kwinjira ngiye wanjye nzakigira igitambo ngo utambire. Arangije yasanze umwana w'umukobwa kinjira avuye ku rugamba, kukanya ahita amutamba mu buryo bw'ubujiji. Birivuga yuko ngo yatambye umwana we ku buryo n'Imana yarakaye cyane kuko akoze ubujiji, kuko niwe mwana yanagiraga wenyine niyongeye no kubyara. No mugabo aravuze ngo twagatanze ibitambo hanyuma ngo Imana ikazabibariza. Nta muntu Imana izigera ibaza ibyawe, Imana izakubaza ibyo, kuko biriravuga ngo abagore babiri bazaba bari gusya ku rusyo rumwe, umwe agenda undi asigare. Umubyeyi azaba ahetse umwana, yego, ngo umwana ave mu ngobyi y'umubyeyi, mu mugongo w'umubyeyi agende nyina asigare. Bivuga ngo ntago izigera ibanza ihuza umwana nyina ngo ibajajenga ngo banze bacerane imanza. Urumva nanjye Gafaranga, kuko ubundi Imana yagiye mu mategeko cyane. Je ntago nkiri muyoborwa n'amategeko, je nyoborwa n'umwuka wera. Buryo y'amategeko yakuyoboye wica ibintu. Icyambere amategeko atubwira ko umwenda wari ukingirije ahera watabutse, kugira ngo buri wese yegerereyo, kandi musabe mwuka wera azabayobora inzira y'ukuri. Wowe runambajije ngo wamubwibwa n'iki? Ubwo urumva umwuka wera w'ukuri wakuyobora n'umunyakuri uha icya cumi. Rurakurikira. No kumbwira rero ngo nzatamba igitambo cya Erikave, ngo nashaka bari mu bihanyuma Imana izabimwibarize. Ndi umuntu w'umugabo, nanjye Imana yahaye ubwenge.
cya gitambo kiri mu bujiji. Cya gitambo kiri mu bujiji kandi koko aho kugira ngo utange amafaranga utamenye uwo yaha urumva ni ikibazo. Urabyitwaramo iki nyuma yo kumva ibyo Gafaranga akubwira? Urakoze Bishop Gafaranga. Ngiye ku ruhande rwe n'ubu sindaba kwemeranywa nawe, kubera ko impamvu iki kintu cyangwa cyo gutamba cyangwa cyo gutanga ibitambo no mu isezerano rya kera uhereye mu gihe cya Mose na cyaba Aburahamu bari batubanjirije papa wo kwizera cyangwa papa w'abizera, bagiye bagira icyo gihe cyo gutanga ibitambo imbere y'Imana, bakica amapfizi y'intama kugira ngo bozwe ibyaha byabo. Ariko nyuma yaho haje kuza umwami Yesu mu isezerano rishya, aje gukora ibyo byose kuko abantu babonaga batazakora iki, batazabona ibyo bitambo. Ni kubwizo mpamvu rero haje kuzaho gahunda y'iki yuko abantu bajya bakora iki, batanga amaturo bakayatanga mu rusengero rw'Uwiteka. Impamvu hagiyeho urusengero ni ukugira ngo abantu bajye bahura n'ijambo ry'Imana yavuga ngo uko iminsi irushaho kwegereza abantu bajye bakora iki, bajye baterana together in English. Ni nayo mpamvu rero igihe mwahuye cyangwa mwagize guhura hagomba no kubaho gutanga amaturo, ari byo harimo amaturo y'ibyacumi no kumuganura ndetse n'amaturo yo gushimira, harimo amaturo yishimwe, harimo amaturo atandukanye muri make. Ese nk'umuntu nzi winjiza amafaranga menshi, nta kibazo kubivuga kuri kamera, ubu iyo winjije nka 5,000,000 urayafata ukayashyira Bishop Rugamba? Urakoze cyane. Ikintu navuga ngewe itegeko ry'icyacumi n'amaturo ndabishyigikira. Hari ibyo nubahiriza nk'umuntu, ndi umuntu, nubwo wavuga ngo ndi umukristu, ndi umuntu. Mbere yuko umuntu aba umukristo abanza kuba umuntu. Mu cyongereza nibyo bavuga ngo a man of blood and flesh, umuntu w'amaraso ndetse n'umubiri. Murabizi ko no mu bihe bya mbere ba David ari ibintu bagiye bica ariko batabyisha ari uko bashaka, ahubwo ariko akunda umuntu yifuza gukora icyiza, ikibi kikamwitanga imbere. Hari igihe nshobora kuba nabiteganyije ariko nkajya kubona nkabona haje ikintu gitwaye amafaranga cyacu barakiba. Nyamara burya Gafaranga yatangiye guhumura bamwe. Nta kuva utangiye gukina komedi yo kuba Bishop usa nk'werekana ukuri, nta ngaruka mbi birakugiraho? Ndacyasubiza uno mugabo ingaruka turazijyaho nyuma. Aranakoze cyane, ndanamukunze uyu mugabo. Yubwo yarangije gutsindwa n'amagambo mvuga, ahubwo ari kwihagararaho kugira ngo wenda bamurebe neza hasengera. Namubonye kuko ni umunyamategeko, kandi nanjye ndiwe nuko nabonye afite na taye nziza aba boss, sinakemera gutsindwa kuri kamera. Ariko byonyine ari ibibazo, biragaragara ko ataranakebwa fresh. Nimba kubwira ati umubiri kuki duha umubiri urwaha, ariko nyine ngo hari uburyo ngo mbigambira, ariko ngo byaranshanze. Burya none nimba buryo ugitanga ukabona ni ibisanzwe, ukongera ukakirya ukabona ni ibisanzwe, ushatse uzahitemo inzira imwe. Genda guhanuriye Gafaranga, jya ugitanga kuva ku wa mbere. Burya iyo ujya ubona igihe cyo gutanga icyacumi kigeze, ukabona burya haje ibibazo, jya umenya ngo ni abazimu. Ndi kukubwiriza mubwije muri ya mvugo yawe none. Oya, kuko ari umwe, reka mubwize uko nguko. N'ujya niyo wajya ubona nyiri inzu yaje, cyangwa se wenda inzu yawe wenda wari ugiye guhindura parafu, ukabona wenda yaje ukabona birahura n'icyacumi, jya ugitanga ibihe byose. Kuko icyo nanjye nemeza cyo nta ngo abazi gukora ibyiza niba bikore bazabihanirwa. Nimba rero warabonye gutanga icyacumi ari byiza, jya ugitanga umwaka ushire, kuko burya imbere y'Imana ntago hazabaho ngo ubundi nta mirire ibiri ibaho banzana no gusabana wa mugabo we. Nta muriro w'abasambanyi ubaho, nta muriro w'abicanyi ubaho, nta muriro w'abavuga nabi ubaho, umuriro n'umwe. Bivuga ngo ubu wasambanyira ijoro, ngiye nkavuga umuntu, tuba dusa imbere y'Uwiteka. Niyo dusabye imbabazi tuba dusa, na niyo ya maraso twese tubonerwamo tukezwa, nabwo niyaje twese tukayemerera, twese ratweza. Raravuze neza rero ku cyacumi, uko nimba ujya ubona ugitanga ukabona urarinzwe, utagitanga ukarindwa, iyo niyo Mana y'ukuri rero itajya igendera ku by'amafaranga. Ni nabyo mbabwira. Niyo mpamvu nyine ntuzanagendere ku by'amategeko rwose, ko kujya kugitanga kuko babikubwirije wanabihembewe cyangwa wahembwe si ngombwa. Ugomba kugitanga kuko wumva mu mutima hari ikintu umwuka we ari kugwata. Aribyo navuze ngo niwe muyobozi mwiza. Avuze umuyobozi mwiza n'umwuka wera, nyamara ashobora kuba akwigishije ugafasha. Ntago turemeranywa neza. Ndashaka ko asobanura
cyangwa ijambo ry'Imana riri muri Maraki, icyo gice arakizi byanze bikunze, kivuga ku bijyanye no gutanga ibya 10 n'amaturo, noneho Imana ikagomororera umugisha abakoze gutyo. Arimo aravuga ko ari amategeko, ariko nyamara na Yesu yarabivuze, aravuga ngo sinje gukuraho amategeko, ahubwo nje kuyakomeza. Ariko irindi jambo rikavuga ngo abana b'Imana n'abagendera mu mwuka, cyangwa abakora iby'umwuka ushaka. Byanditse ariko muri Maraki ndaza kwasoma, cyangwa ni hano ifite icyongereza bitandukanye n'ikinyarwanda. Ni muri Maraki ibice 4. Reka nze mbarebera umurongo, noneho tube twakora iki, twakumvikana. Noneho Bishop Gafaranga aze kumbwira ese yemera ijambo ry'Imana cyangwa naryemera, ese yaje kuvuguruza ijambo ry'Imana cyangwa yaje kurikomeza. banza usubize. So ijambo ry'Imana ubundi hari abantu bitiranye ibintu, hari n'abantu ubundi akenshi nkunda gusanga akenshi abantu dukunda kumva ibintu uko bitari. Iyo umuntu akomeje ngo waje kuvuguruza ijambo, imbundi ijambo ry'Imana rirubaka, rirakomeza, rirarema, kuko ibintu byose ubona hanze aha biremwe n'ijambo ry'Imana. Ngo noneho reba urumva ni nko kumbwira ngo waje kuvuguruza Imana, ariko avuze ijambo ry'Imana ntiyavuze ibitabo. Ijambo ry'Imana rero ntabwo warivuguruza, kuko ni Imana ubwo yaravuze ngo ntago icyubahiro cyanjye nagihundi, nta nubwo natuma gikorwa n'isoni. Bivuga ngo ni Imana igihagarara ku ijambo ryayo. Siko bimeze? Nimba ari Imana ihagarara ku ijambo, nge ntago rero naje gusenya Imana cyangwa ijambo rye, kuko Imana irubakitse, ubwo hasenyuka nge. Ahubwo ngewe namera ko ndi gukora ndi umukomedi cyambere, ariko urwenya rw'urushyira ahantu rwasenya Satani wakinjira muri rya jambo, kuko burgerega ijambo uvuga na Satani ararizi. Uhite kugira ngo byumve neza, wibuka kandi Yesu ari mu butayu avuye mu masengesho y'iminsi 40, ngo Satani yaramwegeraho bwati rero ndabona ushonje kandi uri umwana w'Imana, hindurira ibuye umutsima urirya udapfa. Aramusubiza ngo abana buri yakoresheje ijambo nawe aravuga ati abana b'Imana ntago bajya batungwa n'imitsima gusa, burya n'ijambo ry'Uwiteka rijya rikomeza umuntu. Ntabwo ufite imbogamizi y'uko hari abazatuma babura ijuru kubera batatanze icya 10, cyangwa uzatuma amadini amwe cyangwa ama eglise afungwa kubera bigumuye bakaba baramenye ukuri? Erega nakubwiye ngo urumva wa muntu nabonye uri na mukuru n'abadukurikira ni bakuru. So nimba haraje icyo bita mitingi ni nka politiki ikumvisha imyumvire y'idini runaka, ukayumva ukayimaramo imyaka 10 nta kindi kintu wari wabona mu buryo mw'ibyo, nta nyungu urabona mu byo winjiyemo. Hanyuma agafaranga kaza akavuga, ukabona ibyo avuze n'ibyo original kurenza ibyo wizeye, nushaka uzabyora ntuzasubireyo. Ariko nimba warigeze gusenga Imana wowe ubwawe ukavugana nayo, ikagira ibyikuganiriza, ukanayihamagara ikakwita, kuko twebwe nk'abakristo twemera ko Imana ivuga. Kabera kubwira umwana wanjye gutanga, ukabona inyungu zo gutanga icya 10 amaturo, ugasenga ku cyumweru ukabona umugisha, ukabona urimo uragendana n'Imana mu buryo bwawe, ukabona uri guhuza nayo. Aho ndumva mvuze ukabivamo, nabwo bwaba ari abazimu. Ariko cyongeyeho nawe reba Imana, nawe byonyine ndabona uri mukuru, reba Imana waravuganye nayo, cyangwa se nimba waravuganye nayo ubu navuga ukabihindura. Ntabwo bishoboka. Ariko nanone reka kubera iminota tuba dufite ari mike, waruvuze ku kintu ngo Imana uko iba bari umusambanyi niko iba bari uwabeshye. Byongera guhuza n'umupasiteri twakiriye atubwira ku kintu cyitwa ubuntu, atubwira ko wakoze ibyaha twarababariwe byararangiye. Ibyo bintu waba ubizi, wabihuza gute? Nge cyo mbivugaho ubuntu mfite uburyo mwemera, kuko burya wavuze wari ijambo bavuze ngo ntago Imana yaje guca amategeko, yaje kuyakomeza. Nimba ari n'umuvangira no muvandimwe, ira jambo naryumvishe ndarinda narizi. Ariko hari icyo bita nta nubwo Imana burya yaje guca umuco. Burya Imana kugira ngo akenshi uyumvizira mu muco urimo naho wavukiye, burya niyo gusanze gusanga bikurikije naho wavukiye. So hari umuco mu Rwanda tugira wo guhana n'inka. Kuva na kera ntago twakuze tubona ababyeyi bacu bahana n'inka. Nta muntu ari gufata inka yahawe n'umubyeyi, nahawe n'inshuti ngo ayibage. Ntibyabagaho. Yayihaga agaciro kandi ari inka y'ubuntu. Ariko yabaguzi ko ari inka wiguriye, wabaga ufite uburenganzira bwo kuyibaga, bwo kuyigurisha, nta ugishije inama, nta kintu ukoze. Ugasanga noneho ya nka wiguriye ntuyiha agaciro kurenza yindi wahawe. N'agakiza kuba ari ak'ubuntu rero ntago ari bivuze ngo nako kwima agaciro, ariko n'ak'ubuntu twagaherewe ubuntu. Rero nitugafata nk'ak'ubuntu bizatuma tutagatwara nk'akacu tukagaha agaciro.
ariko bano birirwa bavuga ngo baragasengeye barakaguze, abo niyo mpamvu bagera igihe iyo bamaze no guhaga barakajugunya, kuko bagafashe nk'ako biguriye. Njya agakiza k'ubuntu ni nako njye nemera, niko nyakuri, niko gakiza, kuko agakiza k'ubuntu njye ngaha agaciro, nta kindi ufite nanakagura njye. Turagarutse mbanza ijambo urihiza ukaribona. Icyo nashaka kuvuga, ndashaka gushimangira, ndabanza mvuge ku magambo ya Bishop Gafaranga. Ngewe mu ruhande rwanjye ndimo ndaba confused cyangwa arimo aramvanga, kuko uko nagiye nkurikirana ibiganiro bye cyangwa ama video shoot cyangwa turatu video ashyira kuri channel, mu by'ukuri dutandukanye n'ibyo arimo aravuga ahangaha. Bishop Gafaranga tuzi kuri channel cyangwa ku ma video ye ni umuntu completely urwanya ibijyanye n'itorero rya none. Urugero rwa none ndimo ndashaka kuvugaho, hari aka video yakoze arimo arerekana uburyo amafaranga bakabaye bayakira, yari yakinnye ni diru yakinanye n'umuntu noneho bakajya bakora iki, bashyira mu mufuka wabo. Ngewe sindimo ndarwanya Bishop Gafaranga, kuko Bishop Gafaranga hari abandi banakebura bakora iki, si cya 10 nashatse kuvuga, urimo urakigarukaho kandi si cyo nshaka. Bakora amakosa si cya 10 n'amaturo gusa, ahubwo amakosa yandi agenda yerekana n'iki, birakebura abantu ndetse bikanigisha n'abantu. Ariko ku rundi ruhande Bishop Gafaranga ararengera. Ngiye ku ruhande rwanjye Bishop Gafaranga nk'uko yavugaga, nabikore mu buriya buryo abikoramo bibe inyigisho kuri babandi bazikeneye, ariko hari ibyo ashyiramo bitari ngombwa, abireke. Nawe urabizi sindi bujye muri detail, sibyo, sindi bujye muri detail, kuko ngewe nshyigikira n'umujene mugenzi wanjye, ibyo arimo arakora ni byiza kandi byanatanga umusaruro kuri societe nyarwanda, ariko ibyo abona tutagiye muri detail yabikuramo. Nibyo koko yatanga n'akazi, kandi hari bamwe tubona agenda akoresha nta nubwo abakoresha ku buntu, bura no kugabanya n'ubushomeri, tunamushimira cyane. Ariko aravuze mu byo ukora uragira ngo ibyo hari ibintu uzagenda ukuramo. Ikintu nashakaga kwari ukugarura igice kimwe cye, kandi nakigaruye. Ambwiye ko hari muri bimwe byanjye yemera. Burya n'ubundi nicyo kintu pfa n'abantu benshi cyane, ako sinkipfa nabwo ndababwira wenda nyuma bakanyumva, nawe arumviraho, n'abaduteza batureba n'amatwi byose bwo baratwumva. So Bishop Gafaranga ubaye ugiye kwemera ibintu akora 100% waba uriwe, waba ufite n'ikibazo. Bishop Gafaranga mu magambo 100 agomba kuvuga ukumva abira aragufashije, kandi ndi mu isi y'abantu barenga za miliyari. Ayawe wumvisha agufashije yamukundire, andi 98 yasigira ipfubye n'abapfakazi, abakire n'abakene, ubwo urumva nabo nayabo. Kuko nimvuga ibyo ushaka gusanga ibyo nkundira, hari undi nanone ubinyangira kankundira ibindi. Niyo mpamvu nge nk'umuhanzi nkora byinshi kugira ngo nyine ngira abantu nkaba, ngira abantu babumva bike mwe kuva ntibimufasha, none n'undi gutyo none nkabagabana, ndabagabanya muri make. Ahubwo gusa nishimiye ko hari ibintu byanjye wumva ukumva ni sawa, ibindi birekere bene so. Yes, nibyo. Iyo niyo conclusion ku ruhande rumwe murayumvishe, ku ruhande murayumvishe, ariko ntitugize amahirwe ko tukubonye. Anita Pendo yakubwiye ko yagubaje ni nureka ibi bintu umubwa kuzaba mu maso, uzi niba nibuka neza biriya bintu byari joke cyangwa nibyo? Biranjye ni kuko icyambere cyo hari kwituvuze mu buryo bw'akazi, wenda urabikora nk'akazi byanze, tuburi usanzwe ufite business nkora, kandi ntago nahita kisuzuguritse business yanjye bivuga ngo biriya bihagaritse ntakomeze. Ntago namahara rwari urwenya nyine, ngende umunyarwenya. Bizi ibintu byo ngewe mfite makaraso ka gikongomani ko nabanye nabo cyane, gihe ubuzima busanzwe no mu rusengero karakura ababonye mbyina, wenda sinapfuka makuru ariko kuranye ndabyina nge nkirekura, kuko burya bya byo kuvuga ngo ndifata ndi mu rusengero sinyangeho ngo barimo barandeba, ngiye nkoresha ibindi mo nge no mu rusengero kuri yambyina niko mbyina ngewe. Ni byiza cyane. Reka ibyo tubireke, cyo mwumvishe mwacyumvishe, dufate umunota umwe, amasegonda 30, amasegonda 30, ndabaha microphone. Utubwire ikigo hagarariye, ibyo ukora, Best Word Link Marketing Agency cyangwa Group. Ibyo mumaze gukora hari abo mwabikoreye ba successful, uranabatubwira dusoza.
urakoze cyane. Dufite pariti cyangwa agace gatoya tunakora cyane kuruta ibindi byose, ibi byo gufasha abana kujya kwiga hanze, ariko twebwe tukibanda aho umunyarwanda cyangwa umuntu ari wese utugannye ashobora kubona inyungu. Urugero, dufite abana twohereje muri Cyprus bagendeye ku maburuse. N'ubu ku tariki 25 z'ukwezi kwa 10 turajya muri Poland mu nama mpuzamahanga ijyanye nuko twazana icyo bita free education ku banyarwanda. Tukazagaruka ku tariki 2 z'ukwa 11 tubazaniye wa muzingo wose tuzazana kugira ngo abanyarwanda nabo bashobore kujya kure ubwo burezi kandi bitabahenze. Ubwo rero twebwe dukora ibyo ngibyo bijyanye no gufasha abana kujya kwiga hanze, ariko tukibanda kuri abandi batsinda cyane. Ikindi dukora kumenyekanisha ibikorwa by'abatugana, marketing cyangwa advertising. Ikindi tugakora ibijyanye no kohereza ubutumwa bugufi, SMS bariki rero tubikora ku makwe, ku birori ndetse n'ibindi bitandukanye. Kutuganya wese ashobora kubona izo service. Murakoze. Ni Charles Mukristo usengera kwa Rugamba, akaba n'umuntu ukomeye muri torero, niwe twaganiraga tubwiye n'ibyo akora. Reka turaha n'umwanya Bishop Gafaranga mu buzima busanzwe. Imana amuhaye kuba umukomediya ariko afite n'akazi akora. Reka tubwire ese umuntu yakusanga he, ese inkweto ufite n'iz'abagabo n'iz'abagore, kugira ngo namwe muba mukurikirana ibiganiro kuri NFTV kugira mujye mubona link. Nyabona ntufite amafaranga meza ngo umwana wawe yige mu Rwanda, cyangwa se wambara inkweto ziga wambara ururimi rukavamo. Murakoze cyane. Bishop Gafaranga acuruza inkweto hano bita ku muteremuko, acuruza inkweto z'abagabo, iz'abana n'iz'abadamu. Ariko ushaka kugira ngo akubere byimbitse, ushaka kujya kuri Instagram ukandikamo Bishop Gafaranga, no kuri YouTube umwandikira aragusubiza nta kibazo. Imana ibahe umugisha kandi nizeye yuko tuzagirana kure. Abo twari kumwe mwababonye, mukomeze mukore subscribe na notification kandi musharinge kugira ngo tubarikiwe. God bless you. Nje ni Gakwaya.